mfite intego tubabwiza Imana yampaye ijyanye no kunezeza Imana. Intego iravuga ngo unezeza Imana, ugire umutima unezeza Imana, kandi unezeza Imana ihora imwitaho, ahorana ubudahangarwa. Amen. Twarimo tuvuga ko tugomba gushakashaka uko twamenya iby'Imana ishaka, hanyuma nitumara kubimenya tubikore. Nitumara kubikora uko niko kunezeza Imana. Amen. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere, turasoma umurongo wa 10. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere, turasoma umurongo wa 10. Kumva yuko havuga haranditswe ngo turageza ku wa 12. Haranditswe ngo mugende nk'uko bikwiriye abo Umwami wacu, umunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwibuke kumenya Imana, mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose, mukihanganana ibyishimo, mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Imana itugirire neza. Some no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere, turasoma igice cya 4, dusome n'umurongo wa 1. Urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, dusome igice cya 4 umurongo wa 1. Haravuga ngo nuko bene data bisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda ndetse murusheho. Amen. Reka tuganire kuri aya magambo. Imana idufashe. Bibiliya Pawulo yandikira Abakolosayi arababwira ngo mugende nk'uko bikwiriye abo Umwami wacu, kandi mumunezeze muri byose. Amen. Turabanza tugahamagarwa n'Imana ikadushyira mu bantu bayo, cyangwa ikadushyira mu mubare w'abayo, ikatwita abayo, ikatwita ubwoko bwayo, ikatwita abana bayo. Hanyuma hakaba hasigariye ikintu cyo kugenda nk'uko bikwiriye abantu batoranijwe, nk'uko bikwiriye abayoboke mu Mwami wacu, nk'uko bikwiriye abantu b'Imana, nk'uko bikwiriye abana b'Imana, kandi ngo tukamunezeza muri byose. Ntabwo ari ukumunezeza mu kuririmba gusa, ntabwo ari ukumunezeza mu kuza mu rusengero gusa, ahubwo ni ukumunezeza muri byose. Pawulo ibyo yabyandikiye n'Abatesalonike, avuga yuko bakwiriye kuzirikana no kugenzura neza ibyo bigishijwe,
hanyuma ibyo bigishijwe byo kunezeza Imana akaba ari byo bakora. Ubuzima bw'umuntu n'imibereho y'umuntu abakwiriye kugira uburinzi cyangwa se kugira ibyangombwa bimurinda mu buzima bwe mu mibereho ye ya buri munsi, kandi ababikeneye. Nicyo cyatumye hariya mu Bakolosayi hatubwira ukuntu dukwiye gukomereshwa imbaraga zose nk'uko ubushobozi bw'Imana yaduhamagaye bungana. Amen. Ntabwo Imana yagukomeresha ubushobozi bwayo bwose, ntiyagukomeresha imbaraga zayo zose kandi utayinezeza. Mu kanya se siko twabwiwe umuntu umwe avugiye hagati mu iteraniro ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, sibyo? Pawulo ashaka ko Abakolosayi niba bashaka ubutware bw'Imana ko bubabaho, niba bashaka ko imbaraga z'Imana zibabaho, niba bashaka gukomezwa, niba bashaka imibereho myiza, niba bashaka ko bazajya basenga Imana ikabumva, bakwiriye kunezeza Imana muri byose. Amen. Imana ishimwe. Buriya Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 8 umurongo wa 8 aravuga ngo reka burya abari mu butware bwa kamere ntabwo bashobora kunezeza Imana. Icyo ni kimwe mu bintu cyangwa se ni ikintu gikomeye gituma abantu badashobora kunezeza Imana. Murabizi Pawulo niwe wabwiye Abagalatiya arababwira ngo dore imirimo ya kamere iragaragara. Mu rwandiko yandikiye Abagalatiya mu gice cya 5 umurongo wa 19 aravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara. Bya bindi twabwiwe kwezwa no kwirinda. Itangiriye ku cya mbere gusanga. Iyo ni imirimo yanjye, imirimo ya kamere. Ntabwo iri mu rwihisho, iragaragara. Gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, kuroga, kwangana, ibiganiro bibi, gusinda. Iyo mirimo yose ya kamere niyo Pawulo abwira Abaroma mu gice cya 8 ku murongo wa 8 arababwira ngo burya abantu bari mu butware bwa kamere, umuntu kamere yanesheje, umuntu kamere yatsinze, umuntu kamere yatsikamiye, umuntu wahaye urwaho kamere, ibyo umubiri we, ibyo kamere imutegeka akaba ari byo agenderamo, ntabireke bikaba byaramutsikamiye, byaramunesheje. Uwo nguwo mu buzima bwe ntabwo ashobora kunezeza Imana. Niba urwangano rugutegeka ukaba rufiteho ubutware, niba irari rufiteho ubutware, buri munsi kumva kubyigobotora byarakunaniye, niba uzabanye uhora ubwihano ukongera ukabusubiramo, ntabwo ushobora kunezeza Imana. Buri gihe no gusenga kwawe no kuririmba kwawe ntabwo bishobora kunezeza Imana. Imana yigeze ibwira Abisirayeli hariya mu gitabo cya Amosi, aravuga ngo mukure urusaku rw'izo ndirimbo zayo. Arongera Uwiteka arongera arababwira ngo kandi ngo guterana kwanyu kwera mu birori byanyu ndabigaye.
bishaka kuvuga ngo umuntu ashobora kubaho agambiriye kunezeza nako gukorera Imana, hari imirimo runaka akumva agomba kuyibandaho cyane, kandi ibyo nabyo ni byiza. Ni byiza ko umuntu agira umwete mu murimo ashinzwe wo gukorera Imana, ariko iyo ufite umutima utanezeza Imana, ukaba waratsikamiwe n'ubutware bwa kamere, ukaba waratsikamiwe n'imirimo ya kamere, Imana ntabwo biyinezeza. Uraririmba ukavuga ngo kura urusaku rw'indirimbo zawe, wacuranga ukavuga ngo ntabwo zawe nubwo wazishyizemo volume ndende gute ntabwo zishaka, wasenga akakubwira ngo uri gusakuriza, ntiyirirwe kumva kuko Imana itumva abandi abanyabyaha. Imana itugirire neza. Ntabwo umuntu azabaho abana n'Imana kandi ngo yishimire ko ari busenge ngo Imana ye kumwumva. Twese tubana n'Imana kubera ko kenshi tuyegera tuganira nayo mu bijyanye n'isengesho, tukayibwira ibyo dukeneye, tukongera tukaganira nayo mu bijyanye n'ijambo ryayo, nayo ikatubwira ibyo idushakaho. Imana itugirire neza. Iyo usomye ibyanditswe dusanga umuntu witwa Dawidi nk'umuntu Imana yashimye, Imana yagenzuye, Imana ikamureba igasanga we afite umutima uyinejeje. Ndagira ngo turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 13. Dufate urugero kuri uyu Dawidi nk'umuntu wanejeje Imana, Imana ikamwishimira ndetse nawe ikamuhamya. Byakozwe n'intumwa igice cya 13, dusome ku murongo wa 22 kuko havuga, aravuga ngo imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Amen. Imana yitegereza mu bantu. Abisirayeli bamaze kugoma, batangiye kudashaka kunezeza Imana, bari barangajwe imbere n'uwitwa Samweli, baraboroga bati natwe dushaka kumera nk'abandi, twimikira umwami, natwe tugira umwami uzajya utujya imbere, naho ibyo kutuyobora uvuga ngo Imana yakubwiye, ngo Imana yavuze, ngo Imana yavuze, oya natwe abandi se ko bafite abami babayobora, bo ntabwo babaho mu gihugu, bo si abantu. Samweli ngo abibwira Imana, Imana iramubwira ngo ntabwo ari wowe banze, ahubwo ni jye banze. Baherezwa umwami nk'uko babyifuza, ariko babwire ko kugwa kwabo gutangiye ubwo uwo mwami ibyo azabakorera bizabagwa nabi. Ibibikira Sawuli. Sawuli yamaranye nabo imyaka 40, ariko akimarana nabo imyaka 2, Imana yahise imuca ku ngoma, amara indi myaka 38 Imana itamwemera. Muri iyo myaka 38 biragatsindwa kuyoborwa n'umuntu Imana itemera, wasuzuguye Imana, udakora ibyo Imana ishaka. Nguwo niwe imyuka mibi yazaga ikamwinjiramo, agasaragurika,
bakayoborwa n'umuntu w'umusazi, umwami w'umusazi, agasaragurika. Ibyo yakoraga byose ahanini byabaga biba havanzemo iby'ubusazi cyangwa se iby'abasazi. Ibyo byamugezeho kubera iki? Kubera ko atakoze ibyo Imana ishaka. Bigera no ku Isirayeli kubera iki? Kuko nabo batakoze ibyo Imana ishaka. Irangije ngo imukuraho, niko twasomye. Iri kugenzura, ireba mu bantu, ibibonye mu rubyaro rwa Esayi, ibonamo uwitwa Dawidi. Iramugenzura, iramucunga, iramutata. Muri Zaburi ya 17 ku murongo wa 3, uhasomye ukageza ku murongo wa 5, mu isengesho rya Dawidi ubwe yarabyivugiye, avuga ko ngo Imana yagerageje umutima we, ngo imugenderera ari nijoro, ngo iramutata, ngo ntiyamubonamo umugambi mubi. Amen. Kubera ko yari yaramaramaje kudacumuza ururimi rwe. Amen. Imana rero ije kumutata, ije kumugenzura. Buri Imana ahantu turi hose, umunsi ku munsi, iyo uganira n'abantu, Imana ibiteza amatwi, ibigutata ngo yumve ko uravugamo amagambo mabi, amagambo atera isoni. Iyo uri gutekereza ukagambirira mu mutima wawe, Imana igenzura imigambi yawe kugira ngo irebe ko hari umugambi wo kwihesha icyubahiro. Iyo urimo ukora imirimo Imana iguhagaze iruhande, ireba ko urakora ibihura n'izina witwa, ikareba ko uri gukora ibihwanye n'ibyo wahamagariwe, ikareba ko urakora ibihwanye n'inshingano ufite n'uko witwa, ikareba uyu muntu, uyu mushumba ari gukora ibintu bikwiranye koko n'ibyo umushumba ukwiye uragira intama zanjye akora. Uyu muririmbyi iyo avuga nk'umuririmbyi watoranijwe n'Imana. Uyu mudiyakoni mbese iyo ari mu isoko abahampagarariye nk'umudiyakoni. Ibyo byose Imana igenda uruhande rw'umuntu, imutata, imugenzura. Dawidi yari yarabikuru, yarabimenya, aravuga ngo Mana warantase, urangenzura, urangenderera, ugerageza umutima wanjye ari na nijoro, urankontorora neza. Usanga nta mutima mubi cyangwa umugambi mubi umbamo. Amen. 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 Buriya ujye witondera mu nzira zawe, ujye witondera mu rugo iwawe, ujye witondera mu murimo uhinga, ujye witonda uri kumwe n'inshuti yawe yagusuye, ujye witonda uri kuganira na mugenzi wawe, ujye witonda hagati y'abana bawe, ujye witonda imbere ya bene nyoko, kuko Imana igihe cyose ihora igenzura, ireba umuntu. Niba ari mu bigeragezo, cyangwa waba urwaye, waba uri muzima, waba washonje cyangwa uhaze, Imana ikugenzura, igutata, ihora itugenderera kugira ngo irebe ko uri kugenda nk'uko bikwiriye abahamagawe n'Imana. Kandi ngo ikeneye kuyinezeza muri bingahe? Muri byose. Ukirinda imirimo imeze ite? Imirimo ya kamere. Kubera ko abari mu butware bwa kamere bashobora kunezeza Imana, ntabwo bashobora kunezeza Imana. Biragutata, bikakure iyo bakubwiye nabi ukuntu witwara, bikakure iyo washonje ukuntu wifata,
ikakureba iyo urwaye ukuntu wanduranya, ikakureba ikareba niba hari ubusigisigi bwa kamere bukurimo, yarangiza ikaba yabasha kugufataho umwanzuro. Dawidi uyu nguyu Imana yagenzuye nijoro ntimubonemo umutima mubi cyangwa umugambi mubi, kwa kundi ngo yagenzuye n'intambwe ze ngo isanga zikomerera mu nzira z'Uwiteka, ngo n'ibirenge bye ngo ntabwo bibasha kunyerera kubera ko Imana ibimwishimiye itamubonyemo umugambi mubi. Imana ishimwe. Haleluya. Dawidi uyu nguyu rero wanejeje Imana, Imana nayo ikamwishimira. Dore hari utuntu nka tune navuga kuri Dawidi mu buzima bwe, mu mibereho ye, ntabwo yumvaga ubwoko bwa Isirayeli cyangwa ubwoko bwabo bwazaho igitutsi. Yumvise uwitwa Goliyati arimo atuka Abisirayeli ngo biramubabaza cyane, haravuga ati byashoboka bite ko umuntu utakebwe ahangara gutuka ubwoko bw'Imana, ahangara gusuzugura abantu b'Imana, ahangara gusuzugura Imana kageni kangana gutya. Dawidi ibyo ntiyabyihanganira. Imana ibishaka ko umuntu agira umutima uteye gutyo. Amen. Ukaba udashobora aho uri, ukaba wumva ufite ishyaka ry'uko itorero ryawe ridakwiriye gutukwa, ufite ishyaka ry'uko korali ririmbamo rikwiriye kujya mbere, ukaba ufite ishyaka ry'uko ku mudugudu wawe hagomba kujya mbere, abantu bo musengana ko bakwiriye kugira ishema. Hari abantu bajya barenga bagera hirya gato aho batabareba, ugasanga ibintu barabiyogoje, bakibwira ko abantu batabazi cyangwa batazi aho basengera hariho, bababona mu ngeso zabo mbi, muri bwa butware bwa kamere, bagatangira kunoshana, bakavuga batari kuriya harya ubundi ntabwo ari uw'ibunaka, mwamubonye nkabonye ukuntu baba bifashe. Ari nayo mpamvu muri ino minsi biruhije ko wabona abantu bemera ubutumwa bwiza, kubera ko abitirirwa izina ry'Uwiteka ibintu barabivangavanga, barabisiribanga, ntabwo bakibasha kurwana ishyaka ry'izina bitirirwa. Imana itugirire neza. Cya kabiri, Dawidi yakundaga navuga ngo uwo basangiye umurimo. Ubwo yangaga kurambura ukuboko kuri Sawuli, yaravuze ngo uyu nguyu ariho amavuta y'Uwiteka, ntabwo nahangara. Bibiliya burya iravuga ngo niba unagira neza kujya ugirira abantu bose neza, ariko cyane cyane abahe ugomba kumenya ngo abangaba uyu nguyu ariho amavuta nkayo ndiho. Imana ishimwe. Icyo kintu Imana yarakimukundiye, ko yatekerezaga akamenya ngo uyu nguyu ariho amavuta y'Uwiteka, nubwo arimo agaragurika gutya ariko ariho amavuta y'Uwiteka. Ikintu cyabuze, kuko Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo ikintu abantu bo mu isi bazabamenyeraho yuko twahuye, yuko muri abakozi banjye mukaba n'abigishwa banjye, ni uko muzakundana. Amen. Nuko muzakundana. Buri twagombye, umuntu yagombye kugenda amenya mugenzi we, avuga ati uyu muntu twoze mu maraso amwe ya Yesu. Amaraso nozemo ni nawe amaraso yozemo, ni nawe uyu yozemo. Hanyuma ukamenya ko ukwiriye gufatana, kugirana ubumwe nawe, gufatana urunana nawe,
kugira ngo muterane inkunga mu mirimo myiza yose. Ukibuka ko Bibiliya itubwira ngo abameze batyo iyo bahuye bakaganira ngo Uwiteka atega amatwi, ngo ibitabo by'urwibutso bikandikwa, ngo hanyuma bakavuga ngo abangaba ubwo barimo bavuga iby'umurimo wanjye, ibyo kunezeza, ngo nzabababarira, ngo nk'uko umubyeyi abasha kubabarira umwana we. Kumenya abakorera Imana n'abatayikorera, ngo abubaha Imana n'abatayubaha. Amen. Ikindi, uyu Dawidi yari afite umutima umenetse, umutima wihana. Yari afite umutima umenetse, umutima wihana. Kandi Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka yitaho ngo ni umuntu ufite umutima umenetse. Ntabwo yamaraga gukora ibyaha ngo narangiza yihandagaze, narangiza yishushanye, narangiza yiyoberanye, bya byaha bikorereho, bya byaha bigendereho. Oya, ahubwo yumvaga umutima nyine umenetse, umutima umuriye, agatangira akajya imbere y'Imana, akabarogera imbere y'Imana, akabwira Imana ngo nimukure uwo mutima, umutima we wahindanye wabaye mubi, nimuhe undi mutima mwiza, umutima wera. Akarira, akaboroga, akisiga impfu, akambara ibigunira, kugira ngo yereke Imana ko ibintu byamubayeho ntabwo yabigambiriye, ntabwo ari bwo buzima, ahubwo yateshutse. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mubwire ku Kristo, iyo ubona ubika ibyaha mu mutima wawe, nawe ukagihera ku wa mbere ukazageza ku cyumweru, ukwezi kugashira, hari n'ujya gusenga, ijambo ry'Imana rikavugwa, yewe hari n'aberekwa bavuga bati hano harimo umuntu uteye gutya, harimo uwibyereka ariko nivugira, umuntu akubarana kuri ubwo bujura bwe, harimo umusambanyi. Ibyo byo kukivuga ngo niko gutera ibuye ku karere, abantu bakarumagirwa neza neza, akongera akabisubira nayo, ejo bundi akazongera akazabigarukana nanone mu masengesho. Umutima umeze gutyo ntabwo ari umutima unezeza Imana, kandi intambwe zawe ntabwo zizakomezwa n'imbaraga z'Imana, ntabwo zizabasha kugutabara mu buzima, mu mibereho yawe nta butabazi ufite ku Mana. N'ayo masengesho twabwiwe ngo Imana ntabwo yumva bameze gute, abanyabyaha. Ndetse mwanditsi umwe yaranditse ngo ibyaha ngo niba biryoheye umuntu ngo akabikuyakuya, ngo akabihisha munsi y'ururimi rwe, ngo umuriro utacanga n'umuntu ngo niwe uzagera gute, niwe uzamukongora. Kuba ngo nta kindi abikiye uretse umuriro. None se umuntu ubikiye umuriro yavuga ngo araririmba indirimbo, nubwo yajya yirirwa mu rusengero ari kuririmba bukarinda bwira, ntabwo nta nyungu yabikuramo, nta n'icyo Imana yakumva, ahubwo aba ari kwigwiriza amakosa, kuko aba ari kurushaho gusakuriza Imana. Imana iguhe umutima umenetse. Amen. Imana iduhe umutima umenetse, kuko umutima umenetse ngo Imana irawishimira, ndetse ngo nta nubwo izagusuzugura. Imana ishimwe. Icya kane cyatumye Imana yishimira Dawidi, ngo ubwe yazirikanaga guhesha Imana icyubahiro mu bijyanye no kubakira Uwiteka ubuturo. Yaritegerezaga ngo akareba ahantu haba, akabona ukuntu hateye, yarangiza akavuga ati yewe mba ahantu heza, ariko Imana yo iraba mu mahema.
reka nubakire Uwiteka aho kuba, ndetse ngo ararahira ngo aravuga ngo ntabwo nzigera nsinzira, sinzurira urutara rwanjye, ntabwo nzaha amaso yanjye ibitotsi, ntari nabonera Uwiteka ubuturo. Amen. Umuntu rero ufite umutima utanezeza Imana umaze gutwarwa na kamere, ntabwo bashobora kuvuga ibijyanye n'umurimo w'Imana. Yatekereje ko agiye gushoraho ubutunzi bwe, atangira kubirwanya yivuye inyuma kugira ngo bitamusaba kurekura washyireho amafaranga. Ariko birakwiriye ko uko usenga, uko uririmba, ko uza mu materaniro, ukwiriye kuzirikana umunsi ku munsi nk'uko dushakashake, tugende dushakashaka muri buri kimwe cyose, dushakashaka uko twamenya ibyo umwami wacu agira gute, uko ugenda umenya ibyo umwami ashima muri buri kimwe cyose. Si umwami ashimiye imvugo mvuga, se umwami ashima ko twajya turirimbira ku byuma bimeze gutya, se umwami ashima ko twagira inifomu imwe, cyangwa ko turirimba turi uruvangitirane nta na ka nifomu dufite. Mbese umwami ashima ko twakomeza gusengera muri uru rusengero. Mbese umwami ashima byose, buri kimwe cyose ukagenda ugenzura ibintu n'ibindi, hanyuma wamara kubona iby'Imana ishaka, iby'Imana ishima, ukagira ishyaka ryo kubiharanira no kubyinjiramo. Dawidi ngo arareba aravuga ngo ntabwo ari byiza ko naba mu nzu imeze neza. Uwiteka yigeze avuga ngo harya ngo mwebwe ngo munezezwa no kwibera mu mazu y'ibitabashwa, ngo narwo ngo urusengero rwanjye ngo rukaba umusaka. Ibyo bintu ntabwo byishimira, ngo nicyo gituma muzajya muhinga mwibwira ngo murasarura byinshi, ngo muhite mubona bikeya. Mukaya amafaranga yibwira bazagera ku iterambere, nayabika uruhago yabitsemo nze dutobore. Usaruye yabonye byinshi akabigeza mu rugo iwe, maze bitumuza umwuka wanjye. Imana ntabwo inezezwa nuko twibera heza, hanyuma aho twabariza izina ryayo ngo habe habi. Imana tugirire neza. Umeze atyo, ufite umutima ureba ibyo, ufite umutima ugira iryo shyaka ryo kugira neza aho yambara izina ry'Uwiteka, uwo nawe afite umutima unezeza Imana kandi umeze nk'uko Uwiteka ashaka. Imana imaze kubona Dawidi afite iryo shyaka, irangije imwitaho, nayo igira gute, itangira kumuha amasezerano, itangira gukorana nawe neza, kwa kundi twasomye mu Bakolosayi, aho Imana yegera umuntu ikamuha imbaraga, ikamugotesha imbaraga, ikamugotesha icyubahiro cyayo, ikamurindira intambwe kugira ngo zitanyerera, ikamutegera ugutwi ukanyurwa gusenga kwe, igahaza kwifuza kwe, ikamuba hafi kugira ngo nawe adakorwa n'isoni, ikamushyiraho uburinzi budasanzwe. Imana ibwira Dawidi ngo noneho kubera ko wamaze kugera ku ngoma, ntutukishe izina ryanjye, ukagumana umutima umenetse, ugakomeza kwitondera imbere yanjye, kandi ugahesha izina ryanjye icyubahiro, yewe nanjye nzaguha izina rikomeye mu mazina yose yo mu isi. Amen. Irongera amubwira ngo kandi nzaguha ibihugu impande zose. Ko dusoma mu bitabo
cya kabiri cya Samweli igice cya karindwi uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12. Zaba izina rikomeye iragukomeza ugasanga wabaye icyamamare, ugasanga warabamaye hirya no hino, abantu bakajya bavuga bati umukobwa w'irunaka hari umukobwa n'umukozi w'Imana akorana n'Imana, runaka hari umuhungu uriya muhungu rwose n'umukozi w'Imana, runaka hari umugabo w'irunaka rwose n'umukozi w'Imana arakiranuka yirinda ibibi, umubyeyi w'irunaka cyangwa nyirarunaka izina ryawe rikagenda rikamamara rigakwira hirya no hino. Imana kubera iki? Ari Imana yaguhaye iryo zina kandi ikaguha ihumure impande zose. Imyambi Satani akurasa yose Imana ikayimukingira ikaguha ihumure impande zose. Cya gatatu ndavuga ngo umwana wawe cyangwa se urubyaro rwawe ntabwo uzabura uzajya gusimbura ku ngoma. Iyo umuntu agenda ashakashaka ibinezeza Imana, burya abagirira neza abo yabyaye. Uko uharanira kunezeza Imana, uko uharanira kwitondera imbere y'Imana, uko uharanira guhesha izina ry'Uwiteka icyubahiro, uba ugirira neza abo wabyaye, kuko Imana iraza ikajya no mu rubyaro rwawe nabwo ikababa iruhande ikababa hafi, hanyuma ngo ikatoranyamo. Amen. Abazajya bagendera imbere yayo kugira ngo iguhoze amarira. Haleluya. Yabikoreye Dawidi. Hanyuma kuri ikindi cya kane ubwari yabivugiye muri Zaburi ya 89 ku murongo wa 36 iravuga ngo sinzabeshya Dawidi. Amen. Sinzabeshya. Ntabwo bishaka kuvuga ko Imana ibeshye, hoya, ahubwo nasomye mu gitabo cyo kubara mu gice cya 14 ku murongo wa 34 basanga aho Imana yitegereje Abisirayeli irareba isanga ari abantu bahindagurika bameze nabi mu rugendo yari yabakuye muri Egiputa bajyanye i Kanani, ngo irababwira ngo mwagiye gutaka igihugu cyangwa se mwagiye gutaka igihugu mugitaka iminsi 40, muvuyeyo ntimwizera ko ndi kumwe nawe ko nzakibaha, muranga mukomeza gukorera ibyaha imbere yawe. Imana irababwira ngo kubera iminsi mwatase n'igihugu, umunsi ndawuhindura umwaka, muzamara namwe imyaka 40 muzerera muri ubu butayu ngo mugendane igihano, ngo ndetse nimumara gupfa mutagihari ngo n'abana banyu bazazenguruka muri ubu butayu bagendere ku gihano cyabo. Uwiteka asoza kuri uwo murongo yaravuze ngo ubwo nibwo muzamenya ko nabahindutse. Ko yagize gutya? Bashakaga kuvuga kuri aya magambo Uwiteka yivugiye ngo yarirahiye ngo ntizabesha Dawidi. Ntabwo Imana ibeshya, ariko yagusezeranije ibyiza ikaguha amasezerano yayandi ababo basigaye birirwa bazenguruka hirya no hino mu byumba ngo Imana iri kuvuga wiki, Imana iri kuvuga wiki, kandi bakajya mu bishimu ngo Imana iri kuvuga wiki, bo kugira ngo bakunde babeho ngo bafite iby'Imana yabasezeranije. Aba yasezeranije abagabo badahari batazanabo, aba yasezeranije ubukire, amabutike, bamwe bageraho bakajya gucira Imana inzira, bajya gushaka amadeni kugira ngo bakunde bashinga amabutike ngo Imana yarabivuze. Ejo yaba yahombye bagateza inzu ngo ni Imana yagize gutera. Imana ibwira Abisirayeli ngo nibwo muzamenya yuko nabahindutse. Yagize gutera? Yakuye muri Egiputa bagomba kugera i Kanani
bakanezererwa ibyiza byaho, ariko bageze mu butayu. Kandi ibyo nibyo ni ukuri, niko Imana yari yabyivugiye. Yewe bageze no hafi y'icyo gihugu, baragenda bataka icyo gihugu, barakireba, nabo ubwabo batashye bataha bavuga ngo iki gihugu gitemba amata n'ubuki, twakibonye, harimo inzabibu nziza cyane, ariko dukurikije abantu twabonye ntabwo byashoboka. Imana yaduhamagara kugira ngo tuzakirwe. Batangira gukora ibyaha byinshi, kandi baravuga ngo ntabwo uzakomeza kwihanganira ubwoko bw'itotombera bw'ivovotera, ntabwo bishoboka. Mwebwe mwese abandi muvotera, intumbi zanyu zizaba muri ubu butayu, kandi abana mubyaye bazasigara bazenguruka bazerera muri ubu butayu. Umunsi umwe muhwanyije n'umwaka wose, hanyuma bazamara imyaka 40 bagendana igihano cyanyu kubera ko mwacumuyeho. Ubwo nibwo muzamenya yuko nabahindutse. Biragize gute? Uzi ko ushobora kwifata nabi Imana ikaguhinduka, igusezeranya ibyiza kugira ngo uyinezeze muri bingahe? Muri byose. Ariko iyo utangiye kwifata nk'abanyamahanga, ukongera ugasubira mu gikoreshwa cyawe cyitwa kamere, ukongera ugasubira muri mu ngeso mbi, ugatangira kwifata nk'abatarahamagawe, ugatangira kutambika ibirenge, icyo gihe Imana ibyo yari yaragusezeranije byari biri ku murongo imbere yawe, wendaga kuzashyikira mu gihe runaka. Uwo mwanya Imana ifite uburenganzira bwo kuguhinduka, ukazategereza ugaheba. Kubera iki? Kuko Imana yagize gute? Yagize gute? Ko mutari gusubiza no kuguhinduka se nawe uretse nutanezeza Imana muri byose, Imana izagira gute? Izaguhinduka. Ushaka kubisubize, izaguhinduka wa mugabo, izaguhinduka wa mubyeyi we, kubera ko utakinezeza Imana muri byose. Uko ugenda udohoka, uko niko Imana nayo itangira gufata umugambi wo kuguhinduka. Ariko yitegereje Dawidi kubwo kugira umutima umenetse, kubwo kumenya ko yitirirwa izina ry'Uwiteka, kubwo kugira ishyaka ry'umurimo wayo. Yewe iravuga ngo sinzamuhinduka, ntabwo nzabeshya Dawidi. Amen. Ntabwo nzabeshya Dawidi. Rangiza aramubwira ngo nzakugira umuryango mugari, nzakugwiza wororoke hirya no hino, abagukomotseho bazaba benshi, mu yandi magambo. Hanyuma ndetse iravuga ngo n'ubwami bwawe nzabukomeza. Icyo ni icya gatandatu yasezeranije Dawidi. Aravuga ngo n'ubwami bwawe nzabukomeza, ubukristo bwawe nzabukomeza. Kubera iki? Kubera ko unezeza Imana muri byose, kubera ko uhora wigengesereye, kubera ko ishyaka ryawe ari ryo guhesha Imana icyubahiro. Ndetse icya karindwi iramubwira ngo isezerano ryanjye nawe nta kizarihindura. Uzi ko umuhanuzi Yeremiya, Imana yavugiye mu kanwa ka Yeremiya mu gice cya 33, ibwira Yeremiya ngo nabwire Abisirayeli ngo nibashobora guhindura amanywa izuba ntirive, cyangwa nijoro ukwezi ntikuve. Yeremiya 33 ku murongo
wa 19 ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti uku ni ko Uwiteka avuga ngo nimubasha gukuraho isezerano ryanjye ry'umunsi n'isezerano ryanjye ry'ijoro kugira ngo umunsi n'ijoro bitazaboneka mu gihe cyabyo, niho isezerano nasezeranije Dawidi umugaragu wanjye ryakuka ngo he kugira umwana azaraka ingoma ye, ndetse n'ibya abatambyi b'Abalewi Imana itugirire neza. Bigaragara ngo Imana yari yanezerewe Dawidi uko twabisomye kuko Imana iramuhamya. Amen. Uyu munsi Imana iri kuguhamira iki wa mukobwa? Umunsi Imana irimo iraguhamira iki yewe wa musore we? Uyu munsi Imana irimo iraguhamira iki wa mubyeyi we? Mbese irahamya ko umeze nk'uko umutima wayo ushaka, cyangwa se irahamya yuko ufite umutima wananiranye? Bibiliya iratubwira ngo iyo umuntu afite umutima unanirana ngo ntazizabona. Salomo we yanditse ngo umuntu unezeza Imana ngo niwe iha ubwenge no kumenya, wari ku munyabyaha wimuha imiruho kugira ngo atunde ajya ahora arundarunda ariko namara kubigwiza Imana itihere awubaha Imana. Urashaka kuzakorera ubusa, urashaka kuzakurikira ubusa, urashaka kuzapfa amaboko yahereye umugongo uri kurundarunda, aho kugira ngo unezeze Imana ugahugira mu kurundarunda, ngo ibyo ngibyo amara kubirundarunda Imana ikabyihera abubaha Imana cyangwa se abanezeza Imana. Imana yacu itugirire neza, Imana idufashe. Kagira ngo dutekereze kuri aya magambo. Twabonye Sawuli utaranejeje Imana kandi Imana yari yamugiriye icyizere, birangiye Imana ikamubwira icyo ishaka, icyo ishima, amwohereza kurimbura Abamaleki. Yagerayo bakishakira intama z'ibiduhagire, bagashaka n'inka z'inyamibwa, byose akarundanya ngo reka bijyane. Naho n'umururumba umurimo yarangiza akabeshya kurinda bitura Uwiteka. Ariko ibyo ngibyo ngo Imana ivugira mu kanwa ka Samweli ngo mbese Imana yishimira ibitambo kuruta kwishimira uwiyubashye. Yewe muntu w'Imana, uyu nguyu ntabwo akubereye icyitegererezo, ariko Imana ngo ihita imuca akimara imyaka 2, amara indi 38 ko ku ngoma imaze imyaka 40, ariko amara imyaka 38 ari umusazi. Ari iki? Ari umusazi. Imyuka mibi yavaga ku Uwiteka, nta nubwo yavaga ahandi hantu. Kandi n'abantu birimo bari kubeshya ngo runaka ntayo ibizimu byahe. Hari ububiko bagira babibikamo, haba hari waba kubaza wabukura hehe? Bibiliya tuvuga ngo imyuka mibi yavaga hehe? Ku Uwiteka ikamanuka ikinjira muri Sawuli w'agasara, agatangira agasara. Kubera iki? Kubera ko yanze kunezeza Imana mu gihe cye yahawe. Amara imyaka 38 imyuka mibi iva ku Uwiteka ikaza ikinjira muri Sawuli. Ariko Dawidi Imana iramubwira ngo kuko wanesheje. Haleluya. Hagiye uyobora ibyawe ugashyira mu buturo bwanjye bwera, ushaka kunyubakira ubuturo, iryo shyaka warigize nararibonye. Nabonye ko wubaha bagenzi bawe, ukundana na bagenzi bawe, umenya abo nasutseho amavuta ukabitwararika iruhande, ntubandagaze, ntubateshe umutwe, ntiwihe rubanda. Nanjye nzogeza izina ryawe ugende
kuducungura yewe naho abantu bakwiye kuduteranya nawe ntabwo bizashoboka. Haleluya, haleluya. Nawe genda ugira utyo, Imana ntizakureka, ntizagusiga, ntizaguhana. Bibiliya ivuga ngo bataravuga ngo nzaba numvise, ko kandi nutabaza nzagutabara. Amen. Tusenga Imana izaba yabyumvise, kubera ko gukiranuka ngo kuzaba kukugiye imbere, ukibari Uwiteka kigushoreye, hanyuma isengesho ryawe ritaraza no ku rurimi rwawe, Imana izaba yamaze kuryumva, bizaba yamenye ibyifuzo byawe, hanyuma kuko igenda itatu ubundi mugenzura ikabigenda imigambi muri mu mutima, uwo mwanya Imana izahita igenda ikemura ibibazo byawe, uburinzi bwayo buguhoreho, ijisho ryayo iriguhangeho, kwa kundi mubiririmba ngo abarangwa n'imbuto nziza bizabahangaho iki? Amaso y'urukundo bizabubakira. Amen. Haleluya. Muko murangwa n'imbuto nziza, muko munezeza Imana, musore unezeza Imana, bizabahuza maze ibubakire, ibogeze urugo rwabo rwamamare, imibereho yabo ikwire hirya no hino, abantu babarebye bose bajya bifuza kumera nkabo, bamenye ko aba bantu banejeje Imana, hanyuma nayo ikabagororera. Imana ishimwe cyane. Imigambi yawe irayinejeje, mbese umutima wawe uramenetse, ntabwo ubikamo ibyaha ngo ubimarane mu kwezi, ubimarane umwaka, usange byaragiye bibindarane, byaragagiyemo, warangiza ukabirenzaho, ukaza ugasimbagurika imbere y'Uwiteka wibwira ko ahari irimo yumva indirimbo zawe cyangwa se yumva gusenga kwawe. Aho ntiwumva ushaka ko Imana yakemura ibibazo n'ibyifuzo byawe, ariko nyamara ijambo ryayo aho waherewe uribwira, nk'uko Pawulo yabwiye Abatesalonika ati nk'uko twabibigishije aba ariko mugenda munezeza Imana ngo ndetse murusheho. Amen. Birashoboka ko wigishwa warangiza ukabijugunya aho wicaye kugira ngo ubone uko gukora ibikunezeza wowe ubwawe, nk'uko Pawulo yabihanuye ngo bazaba badakunda ibyiza ngo aho kunezeza Imana ngo babashake ibibanezeza bo ubwawe. Ariko Pawulo aravuga ngo nujya ubona umuntu udakunda Imana agashaka ibimunezeza we ku giti cye, ngo umeze gutyo, wazaba inshuti yawe, uzabigenze gute? Uzamutera umugongo, ntuzabike na nimero ye ya telefone muri telefone yawe. Umeze gutyo, umuntu utanezeza Imana, umuntu udakunda ibyiza, umuntu wumva yirebaho gusa, umeze gutyo adakunda umurimo w'Imana, ngo icyo uzamukorera ntuzabe inshuti yawe, ntuzabike nimero yawe ya telefone, nimero ya telefone muri telefone yawe, ahubwo umeze atyo ntuzagendane nawe, ntuzahingane nawe, ntuzacuruzanye nawe, ntuzaguzanye nawe. Umeze gutyo ujye umutera iki? Umugongo. Imana itugirire neza. Ndagira ngo turangirize kuri uyu murongo wo muri Zaburi ya 80 umurongo wa 8. Zaburi ya 80 n'umurongo waho wa 8, turebe muri iyi Bibiliya. Rero haravuga ngo Mana Nyiringabo utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Imana itugirire neza. Reka twubike imitwe yacu, dutekereze ubuzima dufite, imibereho dufite, turebe uwo duharanira kunezeza uwo ari we. Niba ari umubiri wacu tukaba twarinjiwe mu butware bwa kamere, cyangwa se niba ari Imana ubwayo, turebe ibitugusha, ibituvuna, ibitunanira n'ibitunaniza,
tumenye ibyo dukwiriye gukosora. Dawidi arasenga ati Mana utwigarurire, Imana itugirire neza. Mbese wumva Imana yakwigarurira nawe ikakwiharira ikagushyiramo umutima uyinezeza muri byose? Hagurukira aho uri dusenga n'iryo sengesho, hagurukira aho uri dusenga n'iryo sengesho. Ubuzima bwawe bwa buri munsi ukeneye uburinzi, biguhiga birahari, ukeneye uburinzi, ariko ubwo burinzi buzemera ryari? Ari uko unezeza Imana muri byose. Izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe turaryumvise. Ngaragu Pawulo ahugurira abakolosayi bari bamaze kwitirirwa izina ryawe ko basabwa kugenda uko bikwiriye mu mwami wacu, kamunezeza muri byose. Natwe rero akanya twumvisemo ko tutakunejeje muri byose, hanyuma ashoka ko hari agahandi gato twaba twashatse gushimisha, ariko uruhande runini turakubabaza. Savye rero imbabazi zigere ku bagaragu, bazigere ku baja bawe. Buri wese ko yumvise urubanza n'umukomanga, nyamuneka udufasha utwabaye nka Sawuli wamaze kuba umwami ntakunezeze, ahubwo ukakinezeza akakubabaza kugeza ubwo umuciye ku ngoma. Basabye ngo Mana natwe waraturemye kandi hari byinshi wadukoreye byagomba gutuma tukuba tukakunezeza. Nyamara abantu benshi bagiyeho bakuye bakakubabaza. Basenze rero ngo batsinzwe n'urubanza baze ziburukire bagaragu baje bawe, ahubwo n'abakobwa bakureho urubanza